aya ni amahirwe twongeye guhabwa muri iki gitondo, ni umugisha twongeye kugirirwa ukongera kugaruka kumubwira ibyuzuye imitima yacu, ukongera kumutura gusenga kwacu, kumutura indirimbo zacu, kumutura intambwe zacu, kuko yaratwegereye. Ntitukiri ubwoko bwa kure, ntitukiri abanyamahanga ku masezerano, ahubwo twegereye Imana, ngo turabaranwa n'ibihumbi byanditse mu ijuru, abera hirya no hino mu isi. Turi ubwoko bumwe, turi ishyanga rimwe, turi abana bo mu rugo rumwe, turi intama zo mu rwuri rumwe. Ntabwo uri musengera nk'umuntu wa kure utabariza kuri Imana itari iyawe, ni Imana yacu bwite. Nta nubwo bidusaba kumuba ku musozi runaka ngo duhure nawe, ahubwo ni Imana iri kumwe natwe. Koresha aya mahirwe n'uyu mugisha wongeye guhabwa muri iki gitondo. Turi mu babyutse, turi mu bagiriye umugisha wo kongera kuza imbere ye. Ni umugisha uruta iyindi, ni umugisha udahoranwa, ni amahirwe abantu badahoranwa. Harimo ababyifuza ariko bafite imirimo, bari kwa muganga se, bafite ibindi bibafashe se, imibiri yabangiye se. Reka wowe nanjye twagize umugisha twongere dusingire ayo mahirwe. Turagushima mwami w'abami muri iki gitondo. Ndagushimira ubuntu mpaye bwo kongera kuba imbere yawe. Ndagushimira umugisha umpaye. Ntabwo negereye umusozi wakaga umuriro ndetse utarakorwagaho, ndetse wari uteye ubwoba ubwo abantu bumvise ijwi ryawe ngo bagataka cyane basaba ko utongera kuvugana nabo, ahubwo wajya uvugira muri Mose. Ariko twebwe twegereje ijwi ryawe, twegerejwe kubaho kwawe, twegerejwe presence yawe. Tugize umugisha mwami wo kuza kugaruka imbere yawe ngo dusabane nawe muri iki gitondo. Tuvuye mwami aho abantu batari, tuvuye mwami mu bitotsi, imibiri ikunda kuryama, ariko tugize umugisha wo kongera kuvugira imbere yawe mwami. Turagushima. Ndagushimira impano y'agakiza, ndagushimira amagara mazima, ndagushimira kubyuka bigakunda, ndagushimira umunezero uzanwa no kubabarirwa bizabyaha byanjye byinshi. Ndagushimira ko izina ryanjye gitanditse mu gitabo cy'irangamimerere gusa cyo mu karere kanjye. Ndagushimira ko izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ndagushimira ko amaso yawe andiho. Ndagushimira ko ibiganza byawe bimfashe, nigwanditse mu gituza cyawe, ngumfashe mu kiganza cyawe, kandi nta muntu wabasha kumvunuramo. Ndagushimira ubuntu nagiriwe isi itashobora kumpa, amafaranga atama, abambyaye batama, abakunda batama. Ndagushimira ubwo buntu mwami w'abami bwo kuvuga kwanjye kukumvikana imbere yawe. Ndagushimira gutumira mu ruhanga rwawe rwiza ibitari byemerewe benshi, ibizabatambi begeraga bakaba bashobora kubigwamo, ibitari byemerewe rubanda nyamwinshi. Uyu munsi mwami w'abami ndavugana nawe, ndasabana nawe nk'umwana. Mbega umugisha w'igitangaza. Ndagushimira iki gitondo nyaguhora ku ngoma, aho ntazanye ibitambo by'amahene n'intama, aho nzanye ibitambo by'umutima ugushima, aho nzanye ibitambo by'umubiri wanjye ngo biguhumurire neza Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka kubaho kwanjye mu kubaho kwawe kukubera igitambo kiguhumurira neza, uko ibitambo by'inka n'amapfizi y'intama uko byakongokeraga mwami ku gicaniro cyashyizweho n'umutambyi usanzwe, ngo ariko bikazamuka ari umubavu guhumurira neza, niko twizanye ku gitambo muri iki gitondo. Turaje mwami w'abami ngo presence yawe itwuzure, kubaho kwawe kudukongore, maze ubuzima bwacu buguhumurire neza, gusenga kwacu kumvikana imbere yawe biguhumurire neza. Twateye intambwe tuza ahuri, tuza kukwereka ko ari wowe dushaka, tuza kukubwira ko ari wowe dukeneye, tuza kukubwira ngo ni wowe twifuza, uri imbaraga zacu. Reka mwami iki gitambo cya mu gitondo kiguhumurire neza, ntikiguhumurire neza gusa, ahubwo natwe dukongorwe no kubaho kwawe kudusabe, kubaho kwawe kutwuzure, kubaho kwawe kuduhindure, kubaho kwawe gukora umurimo muri twebwe mwami. Imbere yawe niho dukirira, niho duhindukira, niho tuzukira, niho duherwa imbaraga, niho duhembukira mwami w'abami. Turaje mwami w'abami, tuzanye ibyo tuzi, tuzanye ibyo tutazi, bitwuzuye mwami, kugira ngo nibihura no kubaho kwawe hasigare wowe, maze ntaba ari twebwe, ahubwo wowe mwami w'abami. Wowe wuzure ubuzima bwanjye, unyuzure mwami w'abami. Ya migezi idudubiza, ya migezi itemba, yongere idudubiza iva mu nda yanjye. Reka ikintu cyose kidasa nawe gikongorwe no kubaho kwawe, maze niharirwe nawe nyaguhora ku ngoma, niharirwe nawe kubaho kwanjye kuzurwemo no kubaho kwawe mwami. Kuzura buri gace kose kangize, kuzura umuntu wanjye wo mu mwuka, maze nguhishurirwe kurushaho, maze nkumenye kurushaho, maze nsabane nawe, maze mpuzwe nawe. Uko umugaragu wawe Pawulo yavuze ngo sinjye ukiriho, ahubwo ni Kristo uri muri njyewe. Turabizi mwami w'abami hari icyakoretse mu bugingo bwacu, kuko nitwari duhari upfa i Golgotha, hari ku maso yacu yaraguhishuriwe, imitima
imitima yacu yaraguhishuriwe, hari agace twamenyeho mwami, twaje mu kubaho kwawe ngo twongere twuzurwe nawe mwami w'abami, maze ntaba ari twebwe ahubwo aba ari wowe. Nituvuga habe wowe, nidusenga habe wowe, nitwitsamba mwami ku gicaniro habe wowe, nidutera intambwe tugana ahuri habe wowe. Ntaba ari twe mwami w'abami, ntaba ari twe. Iby'intege nke zanjye biyongeshwe n'imbaraga zawe, ibyo kunanirwa kwanjye byuzurwemo n'imbaraga zawe zitananirwa, no kudacogora kwawe n'ubudapfa bwawe n'ubudahangarwa bwawe n'ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe n'igitinyiro cyawe. Igihe kimwe warahagaze Kristo uravuga ngo umutware w'iyisaraza ngo ariko nta cye kindimo, wari urimo urangiza urugendo ubwira data ngo nakubahishije mu isi, nakoze ibyo nasabwaga gukora byose, ngo kandi mu bo wampaye nta n'umwe natakaje. Uko niko tuje mwami muri iki gicaniro cya mu gitondo, turaje Uwiteka Mana Nyiringabo ngo ibyawe bihure n'ibyacu, ibyawe bihure n'ibyacu, maze iby'intege nke zacu biyongere imbere yawe, ibyo kunanirwa kwacu bikurweho, yo ibidashyitse byuzurwe n'ibishyitse byawe, iby'ubwibone byanjye byuzurwe no guca bugufi kwawe, ibyo gukiranirwa kwanjye byuzurwe no kwera kwawe, kuko ni kuri uri uwera, ndetse uratubwira ngo natwe nitubabera nk'uko nawe uri uwera. Ndaje mwami mu kwera kwawe ngo mahererwe kwera, mahererwe kudafatwa n'iby'isi, mahererwe kutabashwa nabyo no kudashoborwa nabyo. Ndaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo kureba ibintu no kureba abantu no kureba isi, nanjye mpabwe iyo mireberwe, maze ndebe nk'uko ureba, uko uvuga mwami w'abami, ijwi ritabamo gushidikanya, amagambo atabamo gushidikanya, amagambo atabamo ntibishoboka. Hari ibyo bihinduka imvugo ya mutima wanjye, hari ibyo biba ku rurimi rwanjye. Ndaje ngo imvugo yawe ihinduka imvugo yanjye, ndaje nyaguhora ku ngoma ngo imitekerereze yanjye yuzurwemo n'imitekerereze yawe, ngo uvuga itangiriro ukahita uvuga n'ibyiherezo. Uko ni kuri, kuko ibyo hagati urabigenga, ibyo hagati ubifite muri kontrole yawe. Ndaje mwami ngo imvugo yanjye ihure n'imvugo yawe, imirebere yanjye ihure n'imirebere yawe. Ndaje Uwiteka Mana Nyiringabo ngo mbe igitambo kizima gishimwa nawe. Ndaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ibitaboneye nibyishyira hejuru muri njyewe, kurwanya kumenyekana ku izina ryawe, byose bicishwe bugufi, maze niharirwe nawe mwami w'abami. Mbega umugisha wo kuba imbere yawe, mbega umugisha wo kuba mu bwoko bwacunguwe nawe, mu bwoko ngo ibihumbi n'ibihumbagiza bitabarika, ngo amazina yabo yanditswe mu ijuru. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze papa, urakoze papa. Ninde wundi wari gukora nk'icyo? Ninde wundi wari kucyandika mu mutima wanjye? Ninde wundi wari kukinyizeza? Ariko ubuntu bwawe bwangezeho, ubuntu bwawe, imbabazi zawe, kugira neza kwawe, kudasubiza inyuma bagusanga kwatugezeho mwami w'abami, kudutera kuza ahuri tudafite umususu, tudafite gushoberwa, tudahangayitse, kuza ahuri tuzi ko twemewe, twahindutse ishyanga ryemewe, twahindutse ubwoko bwera, ndetse tugirwa abatambyi b'ubwami, atari kubw'inkomoko, atari uko tuvuka Aroni yavukaga, yo tutari no mu miryango yemewe, ahubwo kubw'icyo Yesu wakoze mu itegeko nk'irya Melisedeki, atari imivukire, atari inkomoko, atari imyigire, atari amaturo, atari imirimo, atari ugusenga cyane, ahubwo kubw'icyo wakoze ku musaraba cyampinduye uwemeye umwami w'abami. Urakoze ko imvugo yanjye igera ku ntebe yawe, urakoze ko gusenga kwanjye kumvikana imbere yawe, amaso yawe ariko by'abakiranutsi basaba, amatwi yawe ariko by'abakiranutsi basaba, amaso yawe ntadukurwaho, ibiganza byawe ntibiturekura, kubaho kwawe mwami w'abami ni kudusiga. Warakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, warakoze kumpa impano iruta izindi, impano iruta izindi. Ijambo ryawe rirambwira ngo se wampaye Kristo, ngo n'iki wanyimana nawe. Warakoze kumpa Kristo, warakoze kubyandika mu bugingo bwanjye, warakoze mwami w'abami, warakoze. Ijwi ryawe ritakira mu mwuka wanjye, yo umwuka wanjye urahamanya n'umwuka wawe, uvuga ngo Abba Data, sinkiri ikibyarwa, ahubwo nahindutse umwana, umwana mu rugo rwawe, umwana wemewe, utemejwe no kubyuka kare, utemejwe n'imirimo, utemejwe no kuzinduka, umwana wemewe kubw'icyo Kristo yakoze ku musaraba. Ibyo bintera kuza ahuri, umutima wanjye uguwe neza, umutima wanjye uguwe neza, umutima wanjye uguwe neza. Urakoze mwami w'abami, urakoze kumugisha wo kuzindukira imbere yawe, urakoze kumugisha wo kuzindukira imbere yawe. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo imbere yawe hari urwabya rw'izahabu, ngo hari igitereko ngo kibamo amasengesho yabe,
ngo bikavamo imibavu ikazamuka iguhumurira neza, abamarayika bakagira ibyo bakora. Urakoze ko wabaduhaye ngo badukorere, ngo bashinzwe gukorera abazaragwa agakiza. Gusenga kwacu, urakoze ko gusenga kwacu kutagira inzitizi, urakoze ko gusenga kwacu kutagira ikigutangira, urakoze ko niyo twacecekera imbere yawe imigambi yawe kuri twebwe nta kibuza nta kihagarika, nta nikiburizamo. Urakoze ko niyo ntaravuga ubasha kumva umuniho w'umutima wanjye. Urakoze ko niyo ntera intambwe nganahuri ngana kuvugana nawe. Urakoze ko nizo ntambwe nganahuri mwami w'aba ko nabyo bikubera igitsambo kikunejeje. Urakoze mwami w'aba kutanciye amaturo, ntuce amafaranga, ntuce ikintu na kimwe, ahubwo urukundo rwawe rwaranzengurutse, urukundo rwawe rwarangose, imbabazi zawe zaransengurutse, imbabazi zawe zirankikije, ubuntu bwawe ntibundeka, ubuntu bwawe ntibuntereka hasi, amaboko yawe arangose. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo abagore bonsa ngo nabo ntibabasha kwibagirwa abana babo, ngo ariko bo nubwo bakwibagirwa wowe ntuzatwibagirwa, wowe ntuzatureka. Uraduhetse kugeza imvi zibaye uruyenzi, abo wahamagaye ntubasiga, ubana nabo kuzagera ku ihera ry'isi, ku ihera ry'isi, ku iherezo ry'isi. Uraduhetse, uri kumwe natwe. Urakoze ko wumva gusindo mwami w'aba, reka ubu buntu waduhaye busukike mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Reka aya mahirwe yo gusobanukirwa turi kumwe nawe, reka yisuke byisobanure. Mwuka Wera nshuti nziza, ubisobanure mu mitima y'abumva uri kure yawe, ubisobanure mu mitima y'abumva warabaretse, ubisuke mu mitima y'abumva warabataye. Igihe tuguhamagara muri iki gitondo mwami w'aba, habwa abo tugendana, reka ubu buntu buhabwe bene wacu, reka ubu buntu buhabwe abo duhurira kuri iki gicaniro, reka ubu buntu bwo kukugira bugufi, ubu buntu mu mitima y'ababishidikanyaga, ubu buntu mwami, ubu buntu n'uyu mugisha, aya mahirwe nyaguhora ku ngoma. Ndaguhamagara ngo ukore ku maso, ukore ku maso y'abazindukiye imbere yawe, ukore ku maso y'abagushaka hirya no hino, bamenye kuri Imana yabo bwite, bamenye kuri Imana yegeranye nabo, bamenye kuri Imana itari kure, maze bibamare impagarara z'ubuzima, maze bibamare kubunza umutima, maze bibamare gusuhuza umutima, maze bibamare gushoberwa, maze bibamare gushidikanya. Ngwino wongere utwihishurire, ngwino wongere ukore ku maso twigirana imbere, ngwino wongere ukore ku mitima twigirana imbere, twigirana imbere. Mukunzi mwiza, ntabwo uri Imana y'idini, ahubwo uri Data, uri inshuti. Ngo ntukitwita abagaragu, kuko abagaragu batamenye ibya shebuja, ariko watwise inshuti ndetse utwita abana, kuko ntabyo wabonanye Data utatubwiye. Reka mwami muri iki gitondo, reka mwami muri iyi minsi, reka mwami mu myaka dusigaje kubaho, tubane nk'uko inshuti zibana. Wongere utwigize imbere mwami w'aba, wongere utwigize imbere mu kukumenya, wongere utwigize imbere, hatari ubuzima bw'amagambo, hatari ubuzima bwo gukubitsa n'iminwa, ahubwo busabane, ahubwo busabane, ahubwo busabane, ahubwo kwiharirwa nawe, kwiharirwa nawe. Aho uri hari amasoko adudubiza, aho uri hari amazi y'ubugingo, aho uri hari umutsima utera imbaraga, umara imbeho y'ubuzima. Aho uri hari ugukira, aho uri hari ukubaho, aho uri hari uguhemburwa, aho uri hari umuzuko, aho uri gushoberwa kurahunga, aho uri ubwoba bw'ibihe buragenda, aho uri mwami w'abami, aho uri haba ubudahangarwa, aho uri haba ubushizi bw'amanga, aho uri haba kunyurwa. Waravuze ngo ntuzadusiga twenyine, ntuzadusiga nk'imfubyi, ahubwo wowe na Data muzaza mugumane natwe. Musange mu nzu ye, musange mu kiryamo cye, musange ari mu muhanda agenda, musange ari mu nzu yawe agusenga, musange umubera Imana mu wundi muntu, musange akumva adakeneye ko haba hari abandi bantu, musange akumva atari Imana yo mu kivunge, musange ntaterwa inkunga ari uko hari abandi, ahubwo aterwa inkunga no kubaho kwawe. Maze
maze nagera ahandi abajyanywe no gutyazanya. Yo, kuko wavuze ngo nk'uko icyuma gikaza ikindi niko umuntu atyaza na mugenzi we, nk'uko ibyuma bityazanya niko umuntu atyaza mugenzi we, ataje kotsa umuriro w'abandi, ahubwo yiziraniye nawe, ahubwo yibanira nawe, ahubwo yihariwe nawe, ahubwo yuzuwe nawe. Kuzurwa nawe Mwami kutumara imbeho y'ibihe, kutumara impagarara, kutumara ubwoba n'amaganya. Kuzurwa nawe Mwami waba kuzana impinduka, kuzurwa nawe kumara ubumara bwose isi yatwanduje, kumara ubumara bwose umwanzi yazanye. Kuzurwa nawe kuko wavuze kandi uri mu minsi ya nyuma, iminsi isa nk'iteye ubwoba, ariko ukavuga ngo umutware w'iyisaraza, ariko nta cyo kindimo. Reka kubaho kwawe kumara ibya Satani, kumara ibya Satani n'imirimo ye n'ibikorwa bye n'ibyanduza bye n'iby'abakozi be mu buzima bwe. Reka bimare, reka bimare, bimara imirimo ya Satani, ngo n'ubundi nicyo cyakuzanye. Wazanywe no kumaraho imirimo ya Satani, nicyo cyatumye ugaragazwa kugira ngo umare imirimo ya Satani. Imirimo ya Satani, uburwayi buterwa nawe, ibizorezo biterwa nawe, ubwoba buterwa nawe, gushidikanya guterwa nawe. Wazanywe no kumaraho imirimo ya Satani, ububata buterwa nawe. Reka muri presence yawe ububata bw'uburyo bwose, imirimo ya Satani y'uburyo bwose imarweho, imarweho mu buzima bw'umuhungu wawe, imarweho mu buzima bw'umukobwa wawe. Urakoze muri presence yawe niho dukirira, mu kubaho kwawe niho dukirira. Kubaho kwawe tudasanga muri izi mfuruka enye z'urusengero, kubaho kwawe kugumana natwe, kubaho kwawe kutadusiga. Itorero rikiri mu isi uri kumwe naryo, itorero rikiri mu isi, umugeni wawe akiri mu isi, uri kumwe nawe kugeza igihe uzamuhamagara mu bicu, kugeza igihe uzahamagara amazina y'abera, kugeza igihe tuzumva ijwi ry'impanda. Umugeni uracyari kumwe nawe, itorero uracyari kumwe naryo, uracyaryoza, uracyaritunganya, uracyarimaraho umunkanyari, uracyarimaraho ibizinga. Reka ibisa nk'ibizinga bijya bitugaragaraho bizongere bikongorwe no kubaho kwawe, bizongere bikongorwe n'ubuntu bwawe, bizongere bikongorwe n'imbaraga zawe. Urakoze ko nta kizinga kimuriho kikurusha imbaraga, urakoze ko nta munkanyari ukurusha imbaraga, urakoze ko nta buhebe nebere bwakurusha imbaraga, urakoze ko nta cyago nta n'icyaha cyakurusha imbaraga. Urakoze mukunzi mwiza, naguha iki Mwami w'abami, nagutura iki ntahawe nawe. Tuguhaye iminsi dufite hano ku isi, tuguhaye amasaha yacu, tuguhaye iminsi yacu, tuguhaye amezi, tuguhaye imyaka. Niba ubishimye, ugishimye ko dukomeza kukuvuga, ugishimye ko dukomeza kukugendera, byose turabiguhaye ngo bihore biguhumurira neza kugeza mu masaziro, bihore biguhumurira neza. Nitugenda uryoherwe, nituryama uryoherwe, nitubyuka uhumurirwe neza, nituba twicaranye n'abacu uhumurirwe neza, nituba dukora ibikorerwa mu mibiri nko kurya no kuryama, byose biguhumurire neza. Nitube dukora bizungura imyuka yacu, byose biguhumurire neza. Urakoze Papa, nasanze umubyeyi usanzwe yitegereza umwana wakanyurwa, yabona umwana wakura aranezerwa, yabona umwana we yonka aranezerwa, yateye akajisho ku mubebe waryamye aranezerwa, yabonye umwana utaramenya kuvuga amuhamagara aranezerwa, yabonye umukuru wamenye kuvuga nawe amuhamagara. Zose bimugwa neza. Kandi turi abantu bagira iminsi yo kubyuka nabi, turi abantu bahindagurika, ariko wowe udahinduka ngo utagera kunyuzwe n'ubuzima bwacu, ni kuryoherwa n'imigendere yacu. Uwiteka we, reka byose bikubera ibitambo, ibitambo biguhumurira neza. Muri wowe niho dukirira, muri wowe niho tuzukira, muri wowe niho duhembukira. Twaje guhindurwa nawe, twaje gusabana nawe, twaje kwiharirwa nawe, twaje kukubwira ibyuzuye umutima, twaje kukubwira ibivugika, iby'iminwa yacu ibasha kuvuga, twaje kugutura ibiri mu mutima, ibyo tuvuga turi twenyine, ibyo tuvugira abantu batari,
byose twabikuzaniye. Ndagushimira kubaho kwawe, ndagushimira intebe yawe y'icyubahiro, ndagushimira intebe yawe y'ubwami, ndagushimira intebe yawe y'imbabazi, ndagushimira intebe yawe y'ubuntu. Urakoze kubwo kubaho kwawe. No muri silence uratwumva, no mu ituze uratwumva, n'amagambo adahari uratwumva, no mu ndirimbo uratwumva, no mu kuvuga buke cyangwa gusakuza uratwumva. Urakoze mwami w'abami, tutaraba gusenga uratwumva, tutaraba gusenga uratuzi, tukiri mu myaka yo kurorongotana wari utuzi. Kwa maso yawe atavuye kuri wa mwana w'ikirara ngo arimo yaya ibyase, arimo atagaguza umurage. Kwa maso yawe atamuvuyeho, ko imbabazi zawe zitamuvuyeho, uko ijwi ryawe ryakomeje kumwibutsa ko afite iwabo, uko ijwi ryawe ryakomeje kumwibutsa ko afite se, uko ijwi ryawe ryakomeje kumwibutsa ko ari umwana kandi ko aruta abagaragu, uko ijwi ryawe ryakomeje kumwibutsa ko n'abagaragu bo kwa se barya bagasigaza. Niko utatuvaho, niko utatureka. Reka mwami tuguhamagara kuri iki gicaniro, ijwi ryawe rihamagare bene wacu barimo kurorongotana, ijwi ryawe rihamagare basaza bacu barimo kurorongotana, ijwi ryawe rihamagare barumuna bacu barimo kurorongotana, ijwi ryawe rihamagare babyara bacu, ijwi ryawe rihamagara abavandimwe bacu, ijwi ryawe rihamagara abo twasenganye n'abo twateranye, ijwi ryawe rihamagara abo twakoranye umurimo, ijwi ryawe rihamagare n'abakoze mbere yacu, ijwi ryawe ritaretse wa mwana wagiye kwaya umugabane we, ijwi ryawe ritamuvuyeho, rihamagara barimo kuzerera hirya no hino, bibwira haraho ko batacyemewe, bibwira haraho ko nta mugabane bagifite mu nzu yawe. Reka tukiguhamagara muri iki gitondo, ijwi ryawe ribasanga aho bari hirya no hino, risanga baraye mu tubyiniro, risanga baraye mu tubari, risanga baraye mu mazu y'amaraya, risanga baraye bacuritswe n'inzoga, risanga baraye imitima ikuri kure, batakizi ko imbabazi zawe bazihabwa. Umwanzi yabemeje ikinyoma, abemeza ko batakwemerwa kubera ibyo bagiyemo n'ibyo babayemo, ariko tukiguhamagara mwami kuri iki gicaniro cya mu gitondo, tukiguhamagara mwami, reka ijwi ryawe ribasange, reka imbabazi zawe zibyutse imitima yabo, imbabazi zawe zibyutse imitima yabo twashakanye, imbabazi zawe zibyutse imitima y'ababyeyi bacu, imbabazi zawe zibyutse imitima yabo tuzi mu mazina, abo twavuga tugatondeka urutonde rukaba rurerure. Ijwi ryawe ritagira umupaka ribyutse n'abo tutazi, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umwete, kugira umumaro, ngo uyasenganye umwete, ngo gusenga k'umukiranutsi n'ibikoresha Imana ikoresha umurimo wayo. Dusenga, hamagara abo tuzi, ugarure n'abo tutazi, abari mu gihugu cyacu, abari mu bihugu duhana imbibi, abari mu bihugu bya kure, reka bari mu itorero hirya no hino, ariko uyu munsi amaboko yatenebutse, wongera ubazamurira amaboko. Abamatabaza yabo yazimye, abamatabaza rimwe azimatana, agenda azimazima, wongera uyatse kandi cyane, wongera ubagarure ku gitereko, ngo nicyo cyakuzanye, ngo urumuri rucumba ntabwo ruzimya, ngo n'urubingo rusadutse ntabwo ruvuna. Uko ni kuri utandukanye natwe, ibinyantege nkeya twebwe turabihirika tukabyigizayo ntibikorane natwe, ariko wowe urumuri rucumba ntabwo ruzimya, urubingo rusadutse ntabwo ruvuna. Amava atenebutse uyasubiza mu imbaraga, amava asukuma urongera ukayakomeza, amaboko yatakibasha kuzamuka urongera ukayegura. Turaguhamagara mwami, ngo wegura abo bene wacu, wegura abo bavandimwe twaraganywe ubugingo hamwe, wegure mwami waba, ubyutse nyaguhara ku ngoma, ubyutse abarambitswe n'imibabaro irimo ibarusha imbaraga, ongera
ongera ubegure babihagarare hejuru, ongera ubegure ubuzima bwabo buhagarikwe hejuru y'imiraba, ongera ubegure nyaguhora kugara mu buzima bw'abagore barimo barira batakibashije no gusenga, ndaguhamagara mu buzima bw'abagabo barimo barira batakibashije gusenga, ndaguhamagara mu buzima bw'abasore n'inkumi n'abana batoya n'abakuze nyaguhora ku ngoma batakibashije no gusenga. Ubwo tugize umugisha wo kuba tukibasha kuzamura ijwi, turasenze mwami ngo gusenga kwacu kumvikana imbere yawe. Ubegure mukunzi mwiza, ubegure mwuka wera wowe niho imini itavugwa, bongere begurwe mwami w'abami. Twiseye imbabazi zawe, twiseye ubuntu bwawe, n'ubuntu bwaduhagaritse nabo bwabahagarika, n'ubuntu bwatwambukanye muri bya bikombe by'amarira. Hari amajoro twari tuzi ko atacya, hari amarira twari tuzi ko atahanagurwa mu maso, we waduhanaguye, wahanagura aba bagore n'abagabo, wahanagura aba bana bawe mwami w'abami. We watuminukanye kuri ya misozi yasaga nkaho ihagaze, umuntu yayizamuka agasa nk'usubira inyuma, wabaminukana kuri iyi misozi, wabemera mwami w'abami, wabemerera ukabegura, ukemera mwami w'abami, bakagera amashimwe, bakagera mu bikari by'ubuhamya, wabemerera Uwiteka Mana Nyiringabo, bakagera ku rurembo ibintu bihindukiramo, bakagera kuri cya gitondo bujya bucya ibizaramarira bagahinduka impundu. Ijambo ryo ryaramwe ngo hari kurira kwararira umuntu, kandi nasanze gushobora kutamurarira ijoro rimwe, gushobora kumurarira amezi, gushobora kumurarira imyaka, ariko hajya habaho igitondo cy'impundu. Muheke umuhingukane mu gitondo, komeza amaboko acogoye. Ni wowe ufite umwihariko wo gufata ibyara amagufwa yumye bikavamo ingabo. Wavuganye n'umugaragu wawe Ezekiyeli, uramubaza ngo ese amagufwa yakongera kubaho? Ezekiyeli yarebaga nk'uko natwe tujya tureba, aravuga ngo ni wowe ubizi mwami. Hari ibyo tureba, hari ibyo bareba bagasanga amagufa arumye cyane, tugasa nkaho bitakongera kubaho, ariko nasanze ufite umwihariko gufata amagufwa yumye kandi cyane, ngo yari yumye rwose, ukagenda uyazana mu buzima buke buke. Uko niko tuje nka rya jwi wabwiye Ezekiyeli, ukamubwira ngo uhanura mwana w'umuntu, ngo uhanurire umuyaga turuka iburasirazuba, guhuhe muri aya magufwa. Ngo Ezekiyeli agiye kubona ngo abona amagufwa yari yumye cyane, ngo yari yumye rwose, ngo agiye kubona abona amagufwa arahagurutse, amagufwa yegeranye, ngo inyama zitangira kuyajyaho, imitsi yajyaho, uruhu ruyajyaho, ngo amagufwa agiye kubona ngo abona ahindutse ingabo, ngo kandi abo bose bari ubwoko bwa Isiraheli. Uwiteka Mana Nyiringabo, tuzindukiye mu ijwi rihanura rivuga ngo ayo magufwa yumye yakongera akabaho, ayo mago yakongera akagira ubuzima, aba basore n'aba bakobwa n'abagore n'abagabo bakongera bakagira ubuzima, ibyiringiro byagaruka. Kubakuraho umwambaro w'ubwirabure, ukatwambika imyambaro y'ibirori, desabido fete, imyambaro y'ibirori, ukadukuramo gusheberwa, ukatwambika ikamba mu mutwe, ukagarura kurabagirana mu maso yacu. Wowe wabigaruye mu buzima bwa Nawomi, yatashye iwabo avuga ngo ni ntago nyiri Nawomi, ngo kuko narashaririwe, nabaye Mara. Ariko igitondo kimwe urongera uramukikiza, akikira Obedi, akikira ibisekuruza bya Yesu, arakikira wari warapfakaye utarafite ibyiringiro. Ayiwe wari warabwiye abakazana be ngo nubwo Imana yampa umugabo uyu munsi, ngo se nakongera kubabyarira abakwe, uwo byasaga nk'ibyarangiye umugarura mu ibyiringiro. Ngo abagore barongera baramuririmba, ibirori birongera biraba, biravuga ngo umukazana wawe abyariye ku bibero byawe. Ufite umwihariko mwami w'abami wo guhinduranya ibirori byacu, ibiriyo byacu bigahinduka ibirori. Turakuvuga twarakubonye, uriho, uri ukuri, ufite umwihariko wo guhindura ibihe mwami w'abami. Ndagushima muri iki gitondo, umutima wanjye urakwizeye, umutima wanjye uragutegereje, umutima wanjye uragutegereje. Iyo uhanaguye amarira ku maso, ahanagurika mu buryo bwa burundu. Umuntu akarizwa
n'ibindi. Mwami w'abami akarizwa n'umunezero, akarizwa n'uko yibuka uko wamukunze ntacyo umuciye, akarizwa n'imbabazi wamugiriye, akarizwa n'ineza yakubonanye, akarizwa n'ubwizerwa yabonye iwawe, akarizwa yasubiza amaso inyuma yabona urugendo rurerure mwagendanye, akarizwa n'ubwizerwe bwawe, akarizwa n'ineza yawe itagira icyo ishingiraho, akarizwa n'uko uri Imana itarobanura ku butoni, ufite imbaraga mwa zihanagura amarira y'amaganya, zihanagura amarira yo gushoberwa. Naguha iki Yesu, nakwitura iki nahawe nawe, uri ukuri, ufite umwihariko wo guhamagara ibyasigaye inyuma, ufite umwihariko wo gutanga sipide mu bitangaza. Sinzi uko ubikora n'uko ubigenza, ariko ufite umwihariko wo gufata ibyanyu mukabigira ibya mbere, ufite umwihariko wo gufata abibagiranye ukabagira ibirangirire, ufite umwihariko wo guhagurutsa ba Dawidi baragira intama yo bibagiranye no mu maso y'ababyeyi, aba babyeyi bareba bagasanga nta cyabavamo, ufite umwihariko wo kubahagurutsa. Ninde wagereranywa nawe? Ninde wo gushimwa atari wowe? Ufite umwihariko wo kudafata ibidafite ishingiro, umuntu arebesha amaso akabona nta cyabivamo. Ufite umwihariko wo kuzana abaciriweho iteka, abatureba n'ibyo tureba tukabona ntibyashoboka. Ufite umwihariko uvuga ijambo rimwe, uvuga ijambo rimwe, uvuga ijambo rimwe, ibitariho bikabaho. Uhamagara ukuye mu busa, uhamagara ukuye mu musa. Ntukenera kugira icyo ushingiraho, nturi umwana w'umuntu ngo umere nkatwe. Twebwe iteka tugira ibyo dushingiraho, dushingira ku mivukire, tugashingira ku madiplome, tugashingira ku bushobozi bw'amafaranga, tugashingira ku byo twasevinze mu makonti byaba bidahari tukumva ntibyashoboka, tugashingira ku gihagararo n'ubwiza bugaragara, tukavuga ngo harahuye we bizavamo. Ariko wowe ntacyo ushingiraho, ntacyo ukeneye kugira ngo wubake umuntu, ntacyo ukeneye kugira ngo ugirire umuntu neza. Guhaye icyubahiro, urakoze kubw'umugisha waduhaye kubyukira imbere yawe. Turi abanyamugisha, dufite ubuntu Mwami. Urakoze Data, urakoze gusubiza gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'imitima y'abana bawe. Urakoze kuzabaha ibirenze ibyo basaba n'ibyo bibwira n'ibyo bigeze gutekereza. Urakoze ko gushidikanya kwacu kutajya kukubuza gukora. Wagiye iwabo wa Lazaro uvugana n'abashiki be, barakubwira ngo iyo uza musaza wacu akirwaye hari aho wari kumukiza, niho bari bazi ko ushobora kugeza. Nk'uko natwe hari aho twashyizeho igipimo dusanga niho wabasha kugeza. Uratinyuka urababwira ngo nibakujyana aho Lazaro yashyinguwe, barongera barakubwira ngo erega none aranuka kuko iminsi niratambutse. Gushidikanya kwabo ni kwakubujije gukomeza ngo ugane ku gituro, kutakumenya kwabo ni kwakubujije gukora icyari kikuzanye. Urababwira ngo nimwizera muraza kubona ubwiza bw'Imana. Barabizera niko twavuga, kuko bari bazi ko hazabaho umuzuko w'abapfuye. Barakubwira ngo turabizi ko musaza wacu azazuka. Urababwira ngo ninjye kuzuka. Abazi imbere yawe siko twese tuba tukwizeye,
natwe hari aho tugera tukamera nka Mariya na Marita tukakubwira ngo turabizi ko hazaba umuzuko w'abapfuye. Ni koko hari ibyo twasomye turamenya, ariko nasanze imikorere yawe irenze ibyo twasomye, irenze ibyo twigishijwe, irenze ibyo twabwiwe, irenze ubuhamya bw'abantu twumvise, irenze abantu bose bigeze guhagarara bagashima tukabyumva kandi tukumva ni byiza. Imikorere yawe irenze ibyo byose. Uhamagara Lazaro ukamuhamagara mu izina kandi abandi bamwita umupfu, abandi bamwita intumbi, niko wahamagara muri iki gitondo. Ugahamagara ubuzima bw'abana bawe, ugahamagara ibyapfuye n'ibyaboze kandi bikitaba. Uwo ni umwihariko wawe. Ibyo bintera kugushima no guhindura umushyitsi imbere yo kubaho kwawe. Ibyo bidutera kutakumenyera, ibyo bidutera gutegereza, kugutegereza n'igihe tutabyumva, n'igihe tutazi uko byakora. Urakoze Mwami mwiza. Ubuzima bw'abana bawe nongeye kubushyira mu biganza byawe. Ndagushimira ko wumvise gusenga kwawe, kuvugika no kutavugika. Ndagushimira kubara kurorongotana kwawe. Somye ijambo ryawe rirambwira ngo amarira yacu yashyira mu icupa. Ndagushimira ko nta na kimwe kigusoba. Twebwe dushobora guca kubarira tukaba busy tukihuta, ariko amarira yaba ari imbere yawe iteka. Nyuranye ibihe, komeza intambwe zabo imbere yawe, kuko uri uwo kwizerwa. Ariko duhe natwe kuba abo kwizerwa kuzageza mu masaziro, kudutabara kuzadutabara. N'ibyo dusaba uyu munsi hari umunsi uzabiduha, ukabiduha tukanabimenyera, tukazagira tukazanabyibagirwa. Uko niko turi, ariko komeza intambwe zacu. We watangiye umurimo mwiza muri twe, komeza intambwe zacu imbere yawe. Ntituzagira igihe tukuburira umwanya, ntituzagira igihe by'isi bidusindisha, ntituzagira igihe Mwami ngo tubure kwihererana nawe, abantu bahari cyangwa badahari. Urakoze Mwami mwiza. Saba umugisha abana bawe bose duhurira kuri iki gicaniro, bahabwa umugisha. Umwanzi n'abashaka babure, ntagire ikibarusha imbaraga. Babe hejuru y'imiyaga y'uburyo bwose, ibitenebura amaboko yabo uyu mwanya ntibyongere kubabasha. Ibyo bavugaho n'ibiri mu migambi yawe n'ibyanditswe muri cya gitabo cyawe batarabaho n'umunsi n'umwe, aba ari byo byonyine bikorwa ku buzima bwawe. Migambi y'ababi ibura umwanya ku buzima bwawe. Urakoze kuko uri muri twebwe, urakomeye cyane kuruta uri mu isi. Uzuza aba bahungu n'abakobwa ubushizi bw'amanga, ubushizi bw'amanga. Bamenye ko muri wowe bashinganye, bamenye ko muri wowe bari amahoro. Urakoze Papa, ubwo dukunda turi amahoro, ubwo turi kumwe nawe turashinganye. Urakoze kubwo uyu munsi nanone wa kabiri mu cyumba cyo hejuru. Urakoze ko ari wowe uduha imbaraga mu mubiri, urakoze ko ari wowe uduha imbaraga mu mwuka, urakoze ko ari wowe ukomeza kutuvomerera kuri ayo masoko y'ubugingo, kuri iyo migezi dutubiza iva mu nda yacu. Guhaye icyubahiro. Urakoze Papa, urakoze Papa, ubereye mwiza bagutegereza. Ku bwiza bwawe bwuzure mu gihugu cy'u Rwanda, maze amavi y'abanyarwanda gupfukamire, amavi y'abaturage b'iki gihugu agupfukamire. Indimi zivuge kuri umwami. Suka ibyo ushaka mu itorero ryawe, ukorera ibyo ushaka ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo udashaka bibura umwanya. Waravuze ngo bitiriwe izina ryawe,
nitwicisha bugufi tukareka inzira zacu mbi tukazivamo tugahindukira tugasenga, uzumva uri mu ijoro dukiriza igihugu. Reka ibicaniro byawe hirya no hino bikomezwe. Komeza ministry, komeza insengero, komeza abagore bakwambaza, komeza abagabo bakwambaza, komeza urubyiruko wahamagaye, abo tuzi n'abo tutazi. Washyize imihamagaro mu mitima yabo y'uburyo bwinshi, y'imikorere itandukanye. Bakomereza amaboko, zamura ijwi ryabo rigere kure. Ubatume uko ushaka, ubakoresha uko ushaka. Turakwereka ibiterane byose birimo gukorerwa muri iki gihugu kugira ngo kubaho kwawe kuhabe. Naba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ujye ufata kontrole mu nsengero, ujye uyobora mu bitaramo, mu biterane uyobore. Ibyo ushaka bari byo bikorwa, ijwi ryawe rihumvikane kandi cyane. Urakoze Yesu, urakoze ko iyo waserutse ibitavuye iwawe bikubitwa hasi. Isanduku yawe yonyine baratinyutse bayishyira mu nzu ya Dagoni, Dagoni akubitwa hasi. Icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru kugira ngo ibitavuga Imana byose bikubitwe hasi, kugira ngo ibisa nk'ibyawe bitari ibyawe bikubitwe hasi. Icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru kuri iyi misozi, ibitavuye iwawe bikubitwe hasi. Urakoze Papa, uri umuyobozi mwiza utayobya. Nsaba umugisha aba bana bawe bazindukiye mu nzu yawe tukabana hano hantu, ubaha umugisha. Nezerwe n'intambwe bateye bakava mu buriri no kuryama. Gusinzira ni umugisha kandi biraryoha, ariko urakoze kuba tweguye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Umugisha udusenga n'abari kure, ubaha umugisha. Bakubone, maso yawe akubone, imitima yawe iguhishurirwe umunsi ku munsi. Icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, bagirire neza. Reka dutahane amahoro ya Kristo naho ku mugoroba.